Mana turakwinginze dutabare, dukize iki kigeragezo cy'uyu mwana w'umukobwa Isimbi uri kuvuga yuko atwite inda ya Cyusa. Mu by'ukuri Mana dutabare, dukeneye ko udutabara ukadukiza iki kigeragezo cy'uyu mwana w'umukobwa uri kuvuga ko atwite inda ya Cyusa. Ese koko Cyusa yaba kuko ari wowe wateye inda Isimbi? Ko tukomeje kubona ko Isimbi akomeje kumaramaza avuga ko inda afite ari iya Cyusa. Koko uyu muntu bita Rugema we yasaze yasizoye, ntabwo ari kubyiyumvisha, yasizoye, yavuze yuko bitakunda. Amazi yamanukaga yazamutse. Mu yandi magambo, uyu mugabo Rugema yasaze, yavuze ko Cyusa atagomba gushyingiranwa na Iribagiza kubera iyi nda yateye umwana w'umukobwa bita Isimbi. Ese biragenda bite ko mbona Rugema yasizoye? Rugema yasizoye, yavuze ngo ntabwo bishobora gukunda ko Cyusa agomba gusezerana cyangwa se gukorana ubukwe na Iribagiza bitaramenyekana, bitarajya hanze, ukuri kutarajya hanze ku muntu wateye inda umukobwa we Isimbi. Kandi Isimbi nawe twabonye ko yamaramaje rwose, ari kuvuga yuko bidashobora gukunda ubukwe bwa Iribagiza na Cyusa, budashobora kuba inda twite Cyusa atarayemera. Kandi namara no kuyemera ntabwo bizemera ko Cyusa agomba gukorana ubukwe na Iribagiza. Ariko Cyusa wacu nawe akavuga ngo ntabwo byakunda, wowe Isimbi warambeshye kuva kera, warambeshye, ibintu byawe byose byari ibinyoma, wiyita Iribagiza utari we, umuryango wanyu warampemukiye kandi nawe urabizi. Ibyo si inkuru nongera kuvuga, ibyo ni ibintu mwakoze, murampemukira, wiyita Isimbi utari we, kugeza ubwo wenda twaba twaranaryamanye, sinzi nimba ari nabyo, gusa kubaye ari n'ukuri twaranaryamanye, iyo nda utwita akaba ari iyanjye, ntabwo byakuraho yuko nahisemo Iribagiza wa nyawe, ntabwo byakuraho yuko nahisemo Iribagiza kumugaragara izuba riva. Kandi ntiwanaba Iribagiza, ntuzanaba Iribagiza uko byagenda kose. Iribagiza ni umugore wanjye, namuhisemo izuba riva. Kandi ikindi, ntabwo wigeze ubimenyesha ko utwite mbere ngo wenda ngire icyo nzabivugaho mbere yo guhitamo. Gusa usibye yuko niyo unabimbwira, ntabwo nari kuguhitamo kuko nabonye ibinyoma byawe kuva kera. Gusa nshimire n'ababyeyi banjye bakomeje babimfashamo, bacukumbuye bakamenyera Iribagiza wa nyawe, kuko mba nanaguye no mu mutego nkaguhitamo, nkasiga undi mwana ari mu gikomere. Gusa ntabwo waba Iribagiza, ntuzanaba Iribagiza, namaze guhitamo iyo nda, yaba ari iyanjye yaba itari iyanjye, ntabwo bikwiye yuko nahisemo Iribagiza. Ariko ku rundi ruhande, umukobwa wacu Iribagiza afite agahinda gakomeye cyane. Ntabwo yari yiyumvisha ko Cyusa ari wowe waba warateye inda Isimbi. Kandi Isimbi koko turi kubona ukuri n'ibimenyetso afite byemeza neza yuko Cyusa ari wamuteye inda. Ariko uko se Mana, Cyusa yaba ari wadutengushye akaryamana na Isimbi akamutera iriya nda ko igiye kuduhagama, iriya nda ko igiye gukora amabara. Gusa turasenga cyane umuntu bita Nyirantambara katarahagera ngo rwose umuriro wake. Nyirantambara namara kuhagera, twabonye Rugema umuriro afite, twabonye ukuntu Rugema akomeje kuzura umurego, akomeje kwatsa umuriro, avuga uti ibi bintu ntabwo bibaho, uriya muryango waradusuzuguye. Ni gute wadusuzugura mbene kano kageni? Ni gute uyu muryango wadusuzugura mbene kano kageni? Koko wansuzugura, Cyusa agatera inda umukobwa wanjye, ntanamuhitemo. Uyu muntu bitwa Rugema rwose yarakaye cyane. Gusa yarakara atarakara, umuhungu wacu Cyusa yamaze guhitamo. Icyo nicyo twababwira, Cyusa yamaze guhitamo uko byagenda kose. Iriya nda yaba ari iya Cyusa yaba itari iya Cyusa, ntabwo bikwiye yuko Cyusa agomba kubana na Iribagiza. Kandi uyu Isimbi inda ari kuvuga twite, uyu nguyu Cyusa ari kumubwira ngo ntabwo bigomba gukunda rwose, ntabwo mugomba guhagarika ubukwe bwanjye na Iribagiza, ntabwo bizakunda.
ese mureke mbabwire, aba bantu bari kuvuga ngo ubukwe, aba bantu bari kuvuga ngo ntabwo bagomba gusezerana na Iribagiza, Cyusa agomba gusezerana na Iribagiza, ubundi Cyusa afashe Iribagiza bakigira hanze muri Amerika bagakorera ubukwe iyo ngiyo, bamenye ute ko yasezeranye? Bamenye ute ko yasezeranye na Iribagiza? Uyu nguyu Rugema yazuye umurego, kandi ibi bintu byose bari gukora Imana irahari, igomba kuza ikigaragaza, ikaba mu ruhande rwa Cyusa na Iribagiza ikabashyigikira. Imana niyo izi ukuri kw'ibyabaye byose. Gusa natwe uko tubona pe, ntitwirwe wenda tuvuga ngo tugiye kuri uru ruhande. Uko tubona turi kubona ko Cyusa wenda ashobora kuba yararyamanye na Isimbi akamutera iriya nda. Gusa iriya nda ikomeje kuduhangayikisha abakunzi ba Cyusa, abakunzi ba Iribagiza, ikomeje kuduhangayikisha cyane. Ese koko Mana y'isi n'ijuru, niba utuye mu ijuru, waduhishuriye neza iby'iyi nda ya Isimbi atwite koko? Ese iyi nda ya Isimbi atwite niye? Yaba ari iya Cyusa cyangwa? Dutabare Mana, dutabare, udukize abanzi bacu, udukize abaturyanira inzara. Mana dutabare, udutambutse iki gikombe. Cyusa wacu niba koko yarateye inda Isimbi, ntabwo bigomba gukuraho yuko Cyusa yahisemo Iribagiza. Gusa n'iki ni ikigeragezo mu bindi kiduhangayikishije twebwe nk'abashyigikiye Cyusa na Iribagiza, ko babana, ko baba umwe, ko baba umugore n'umugabo. Iki ni ikigeragezo, aka ni agatego baduteze, aka ni agatego bateze Cyusa ko kugira ngo azahombe Iribagiza nawe azahombe uwo bita Cyusa, kuko aba bana barakundana cyane. Twabonye urukundo rwabo ukuntu ari urw'umwimerere, twabonye urukundo rwabo ukuntu rudushimisha, turanabashyigikiye cyane. Ariko uyu Isimbi, aka ngaka ni nk'agatego yateze, kuko twabonye ko umuntu bita Cyusa we nta nubwo azi ko byagenze, nta nubwo yumvisha ukuntu yaba yarateye inda uyu mwana w'umukobwa bita Isimbi. Ntabwo abyiyumvisha, Cyusa ntabwo yumvisha ukuntu yaba yarateye inda uyu mwana w'umukobwa bita Isimbi. Ese koko Mana, Cyusa yaba wenda yarahawe nk'ibiyobyabwenge, cyangwa se baramuyobeje ubwenge uyu Isimbi, Cyusa akisanga yaryamanye na Isimbi yaramuteye inda atabizi? Ko twabonye ko uyu Cyusa yabihakanye avuga uti njye ntabwo mbizi ibyo bintu, mwimbeshyera. Ariko Isimbi nawe akavuga uti njyewe ndabizi neza 100%, iyi nda ntwite, uyu mwana urimo hano ni uwawe 100%. Nimba mwaranabyanze, nimba bitanakunda yuko wemera yuko uyu mwana ari uwawe, tuzakoresha DNA turebe yuko nkubeshyera koko. Ese koko Mana yanjye, Mana y'isi n'ijuru, uyu bitwa Fabiola rero nawe yabonye atorotse kubyara, yabonye atorotse gutwita inda ya Rugema, yabonye kiriya cyagwa gitoroka, yabonye kiriya kigerageza gitoroka, abona yuko bikwiriye yuko agomba kugaruka kongera gucura imigambi mibi yo kugira ngo Isimbi akomeze arwanye uwo bita Iribagiza, arwanye uwo bita Cyusa gushyingiranwa na Iribagiza, abarwanye kugira ngo azabane nawe. Uyu nguyu Fabiola nawe yagaruye umurego kugira ngo ashyigikire Isimbi, ashyigikire Nyirantambara, ashyigikire abo muri ruriya rugo bose. Ariko nagira ngo mbabwire ngo abantu bose bashyigikira ibinyoma, abantu bose bashyigikira ukuri kutariko ibinyoma, abo bose Imana igiye kuzi ibashyire hanze ibagaragaze. Kuko ibyo bintu ntabwo bikwiriye kuba gucura imigambi mibi, ugambanira mwene so, umukorera nabi ntacyo yakugize. Ntabwo ibyo bintu bikwiriye.
Imana iraje yigaragaze mu ruhande rwa buri umwe. Ese koko Cyusa Mana yaba ariwe koko wateye iriya nda isimbi? Reka turebe biragana hehe, biraherera hehe, uko biza kuba birangira hagati ya Isimbi na Cyusa na Iribagiza.